twamusubiza nta kibazo. Imana ibaho umugisha cyane. Ndumva amatangazo dufite ni menshi, no ku cyumweru tuzababwira. Reka kugira ngo tuze gucunguza umwete mu kanya tugiye gusirimbira Imana, tugiye gusirimba tubwira Imana ngo Mana akora ku buzima bwacu. Haleluya. Sibyo wowe wifuza? Zamura ikiganza nimba ushaka ko Imana ikora ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ikore. Mbwira mugenzi wawe umubwire ngo Imana irakore ku buzima bwawe. Haleluya. Mama Pastor ndamushimye cyane. Ndamushimye yigishije ijambo ryiza. Cyambere turi mu kwezi kwahariwe abamama. Kubaho uri umugore ugira gute? Aha, subiramo iyo ntego. Iyi ntego yo batayivuza, hari abantu batamenya ko uku kwezi ari ukw'abamama. Yes, kubaho uri umugore ufite ubwenge niyo ntego y'uku kwezi. Sibyo? Imana imumugisha cyane. Twebwe abagabo rero dufite abagore bacu batuvugira. Hari ikintu natawe kuri iri jambo. Ijambo rivuga ngo uriya mugore wa Nabali yaragiye agira gute? Yishyiraho ibyaha byose by'umugabo. Yego? Yishyiraho ibyaha byose by'umugabo, aravuga ngo aba ari njyewe uhanwa. Aba ari njyewe ugira gute? Uhanwa. Ariko ninde wishyizeho ibyaha byacu di? Haleluya. Haleluya. Hari icyo Imana igomba kugukorera mu buzima bwawe. Iri jambo natahuye mwaka kantu. Burya hari ukwiriye kwikorera ibyaha byacu, hari ukwiriye kwikorera ubugome bwacu n'ububi bwacu, akabujyana ku mwami, akabwira ngo uyu muntu umubabare. Haleluya. Nge nawe twagize gute? Ngewe nawe twarababariwe, ngewe nawe. Oh, ngewe nawe twarababariwe, ngewe nawe. Ayi, ngewe nawe twarababariwe. Haguruka, haguruka dushime Imana. Yo, ngewe nawe twarababariwe, twarababariwe. Oh, ngewe nawe twarababariwe. Ayi, ngo ababyeyi mwarababariwe. Ayi, ngo urubyiruko mwarababariwe. Reka dusaba abantu batanga, abantu bari inyuma bazane dutanga amaturo dushima Imana, kubera ko hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwacu. Nawe utanga ituro ubwira Imana ngo hari icyo wankoreye, hari icyo wakoze ku buzima bwanjye. Ubwira Imana ngo iri turo rikuvugire, iri turo rigira aho rikugeza, iri turo rikugende imbere, kubera ko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Oh, ngo abamama mwarababariwe, nawe mwarababa. Ayi, ngo abagabo twarababariwe, ngewe nawe twarababariwe, ngewe nawe twarababariwe, ngewe nawe twarababariwe, ngewe nawe twarababariwe. Fata ituro ryawe nzane hano imbere cyane. Ngewe nawe twarababariwe, ngewe nawe. Imana iguhe umugisha. Ngewe nawe twarababariwe, ngewe nawe. Bashyire kode imbere, babazanire kode. Ngewe nawe babahe kode. Twarababariwe, nawe twarababariwe. Ngewe nawe. Protokole nituzanire kode. Muretse babaye kode, muretse babaye kode, muretse babaye indi kode. Protokole yihutishe kode.
Yesu ni mwiza cyane. Nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Nimuze murebe Yesu ni mwiza. Nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Mana we yo yo yo. Nimuze murebe Yesu ni mwiza. Nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Mana we nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Yesu ni murebe Yesu ni mwiza cyane. Nimuze murebe Yesu ni mwiza. Nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Nimuze murebe Yesu ni mwiza. Mana we yo yo. Nimuze murebe Yesu ni mwiza we. Nimuze murebe Yesu ni mwiza cyane. Nimuze we nimuze murebe tumuvugirize impundu tumutambire kuko ibyo yakoze nta n'uwundi wabishobora we. Tumuvugirize impundu tumutambire kuko ibyo yakoze nta n'uwundi wabishobora. Tumuvugirize impundu tumutambire kuko ibyo yakoze nta n'uwundi. Amahanga yose ndetse n'amoko yose we none ibituye isi byose nimufashe dushime Uwiteka. Tumuvugirize impundu tumutambire kuko ibyo yakoze nta n'uwundi. Tumuvugirize impundu tumutambire kuko ibyo yakoze nta n'uwundi wabishobora. Reka dushime Imana tugihagaze twese. Uwiteka nyir'ibihe byose, turagushimye turaguhimbaje kubw'ineza yawe. Tugushimye kuko kugira neza kwawe Nyiringabo. Mana amasaha rero dushimiye buri muntu wese urambuye ikiganza cye aratuye ituro rye. Mana reka rize imbere yawe rikuvugire, rimuvugire Mana nyir'ibihe byose. Ituro rya buri umwe wese Mana Nyiringabo rigira aho rimukura ku cyabibye cyose. Mana ujye umugenderera, ujye umwibuka. Utabashe kugira icyo abona nawe umugirire neza. Mana ubutazagira icyo abona, oh Data Nyiringabo, wagura imbago, wagura amarembo, wagure mu kigega cyiwe, awavanye wongera usubizemo. Ineza yawe iganze ku buzima bwiwe. Urakoze Nyiringabo kugiye kubana nawe kandi kuri kumwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Komera Imana amashyi yicare mu izina rya Yesu. Nashimwe cyane. Reka tuvuge ku ijambo ritoya gusa nshaka ko dusengeramo. Ni ijambo shaka ko twese turi busengeremo, niturangiza tuze kurisengeramo turihimbariza mu Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane kuko niryo ryabanje byose. Ijambo ry'Imana niryo ryabanje kubaho. Na Yesu icyo yabashe gutsindisha Satani ni ijambo. Ikintu rero igihe cyose nta jambo ufite mu buzima bwawe ntabwo ushobora kubaho ngo ubashe kugira aho ugera, kubera ko nta jambo riba riri mu buzima bwawe. Kugira ngo ubashe gutwara imodoka nuko uba warize amategeko abasha gutwara ya modoka. Kugira ngo ubashe kwiga gucana ya matara uri kubona ari kwaka nuko baba barakubwiye yuko hari ahantu bakanda ku gikuta amatara kaka. Yesu nashimwe cyane.
nawe rero kugira ngo ujye mu bwami bwo mu ijuru nuko hari ijambo rikuyobora aho ujya. Haleluya. Ijambo mu buzima bwawe niryo ry'ingenzi. Reka dusome, turasoma imirongo igera muri 3 muri Mariko 10. Reka dusabe umusomye dusomere Mariko 10. Ni inkuru abantu benshi bazi, adusomere guhera kuri 49 ageze kuri 52. Birahagije kuko n'ubundi inkuru murayizi, nta muntu utayizi, ariko ndashaka ko dusomeye imirongo gusa. Mariko 10 Mariko 10 umurongo wa 49 yego kugera kuri 52. Yes. Yesu arahagarara arababwira ati, Yesu ngo arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Mugere gute? Mumuhamagare. Yego. Bahamagara impumyi barayibwira bati, humura haguruka araguhamagara. Yego. Nayo itumwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Urashaka ko nkugirira nte? Arakubaza ngo urashaka ko akugirira ate? Haleluya. Iyo mpumyi irasubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yego. Yesu arayibwira ati, igendere. Yego. Igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Haleluya. Aka kantu murakumvishije ngo gire gute? Igendere. Byagize gute? Byari byarangiye kera igihe impumyi yatakaga. Burya igihe impumyi yatakaga byari byarangiye, yari yarangije gukira gusa. Haleluya. Igihe wavaga mu rugo utera intambwe uza hano, byagize gute? Byarangiye. Haleluya. Iyi nkuru Bibiliya iratubwira impumyi bitaga Barutimayo. Baratubwira umubyeyi cyangwa se umukobwa yashakanye n'umusore, babaho bubaka urugo. Igihe kigeze umukobwa wari warashatse arasama. Yego. Amaze gusama babyara umwana. Bakiri kwa muganga basanga wa mwana burya wavutse, abo umubyeyi yarakangukiye basanga burya wa mwana wavutse ni impumyi. Yego. Uyu mwana nta ruhare yari yabigizemo, nta nubwo yari yasabye kuvuka ari impumyi. Hoya. Nta ruhare rundi yari abifitemo, ahubwo yisanze ari impumyi. Iyi nkuru nuyisoma bazakubwira ko ndetse yaje gutorerwa kuba ukuriye izindi mpumyi, ngo yari umusezi w'impumyi, yari we mukuru mu zindi mpumyi. Yari afite ubuhumyi bukabije cyane, butagizwemo uruhare n'ababyeyi be, atabigizemo uruhare. Yego. Hari ibintu biza mu buzima bwawe utegeze utekereza ko byaza. Hari ibintu biza mu buzima bwawe utegeze utekereza ko ibyo bintu bizaba. Haleluya. Ariko ibyo bintu iyo bije, igisubizo cyawe ni Kristo. Haleluya. Ngo nuko yumva amakuru yuko hari umugabo ujya ubasha gukuraho ubuhumyi. Aba babyeyi bari baramuvuje, bari baragikoze ibishoboka byose ngo uyu mwana ahumuke, ariko byari byaranze. Ndetse ababyeyi b'uyu mwana bari abahanga cyane, kuko ntaho batari bigize bagera. Ibyatsi barabimuhaye, umuti wose bamurangiraga barawumuhaga kugira ngo arebe ko avuga. Yari imfura. Umwana w'imfura arakundwa cyane. Baravuza biranga. Bagezeho baravuga ngo jya wiyicarira hariya uyobora izindi mpumyi,
niho hahandi ntacyo umaze, ndetse yavuga bagacecekesha. Bakagira gute? Hari abantu bagucecekesha mu buzima bwawe. Wataka wababwira ikibazo ngo nawe se ngo icecekere, ngo wowe ntubizi se, bakakwibutsa amateka ya kera. Haleluya. Ngo nuko igihe kigeze ngo yumva amakuru gusa. Haleluya. Hari inkuru wumva ubuzima bwawe ibintu bigahinduka. Haleluya. Hari inkuru wumva inyuranye n'iyo abantu bavuze, ibintu bigahinduka ku buzima bwawe. Ngo nuko amaze kumva iyi nkuru gusa yuko hari umugabo ushobora gukura ubumuga cyangwa ushobora gukiza akongera kureba, kubera ko hari ibyari byarakoretse mbere. Ngo nuko yumvishe ko Yesu atambutse gusa, agira gute? Arataka. Baramubwira bati wikwiri gutaka, ibyawe twarabikubwiye. Wikwiri gusakuza, iyo ndwara urwaye ntizakira. Wikwiri gusakuza, n'ubundi se ko nta wagwa akazi. Wikwiri gusakuza, n'ubundi se ko mu miryango yanyu nta muntu wagushobora wagira icyo akumarira. Nese ko nta n'inshuti. Bamwereka A na B na C, bamwereka uburyo bwose ntacyo ashoboye, ariko ngo akomeza kugira gute? Haleluya. Jya utaka ku Mana. Haleluya. Abantu nubwo bagucecekesha, ariko taka cyane. Haleluya. Gira irindi jwi ritaka rirenze ibyo ubasha gutakira abana b'abantu. Umwana w'umuntu wamutakira ariko ntacyo yakumarira. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko Barutumayo arataka. Amaze gutaka, haleluya, mu rusaku rw'amagana y'abantu, mu bantu bangana gutya bavugaga, Yesu yumva mwirindi jwi. Haleluya. Hari ijwi rindi Yesu ajya abasha kumva ku buzima bwawe. Hari irindi jwi uvuga Yesu akaryumva kurenza ayo yumvaga ku buzima bwawe. Haleluya. Niyo mpamvu wataka ibintu byose bigahinduka. Yesu nashimwe cyane. Abamama mufite uburyo mutaka, abamama mufite uburyo muvuga ibintu bigahinduka. Yego, imisozi yari ihagaze ikamanuka. Ngo nuko maze gutaka, ngo Yesu arahagarara. Hari ikintu kigiye gutuma Yesu ahagarara ku buzima bwawe. Haleluya. Hari irindi jwi rigiye gutuma Yesu ahagarara ku buzima bwawe. Avuga ngo uyu muntu ndamuzi, ahindura ibyo bintu byose ku buzima bwawe. Aho inzira zitagaragaraga ku buzima bwawe, inzira zongere zigaragare ku buzima bwawe. Haleluya. Aho wabonaga bidashobora guca, byongere binyureho ku buzima bwawe. Iyo ndwara wabonaga itakira, yongere ikire ku buzima bwawe. Aho imiryango yagutaye yabonaga nawe udagikenewe, bongere bagukenere mu buzima bwawe. Haleluya. Uruwa agaciro kubera ko hari ijwi ubasha gutakira Imana. Haleluya. Umuntu umwe ushobora guhindura umudugudu utuyemo gusa. Haleluya. Kubera kumva ijwi ry'Imana. Ngo nuko ahageze ngo Yesu arahagarara. Hano ku murongo wa 49, Yesu amaze guhagarara arababwira ati ese iryo jwi ndi kumva ni iryande? Baramubwira ati wikwirirwa ubyitaho, ni umuntu bita Barutimayo yavutse ari impumyi iwabo, batanga story yawe. Umwami naza kugutabara, abantu uzasanga barakuvuze wese barakuvuga ku buryo bavuga naho wavukiye, kandi mwaramenyaniye hano i Kigali, bakakuvuga bagatanga bakazamura amayide ku buzima bwawe, bakavuga A na B, bakavuga turiya, ndetse n'ikimenyimenyi akiri umwana yambaraga igipira kimanutse ukuntu nta kabutura irimo imbere, bakakuvuga. Yewe we, abantu baramubwira ngo uyu mwana ntashobora gukira. Cyo ni icyambere. None se ko iwabo bamuvuje ntaho batageze? Faisal barahageze, Sehashika barakandagiye, Masaka barahageze, Kabgayi bagiyeyo. Ntashobora, amaso ye ntashobora gukira.
n'ibutaro yagiyeyo yewe bakamuvuga. Yesu arabwira ngo noneho ubwo mumumbwiye ngize amatsiko kumumenya ni mumuhamagaraze. Haleluya. Yesu najya yita ku magambo y'abantu. Yesu ntabwo ajya yita ku magambo abantu bavuga, ahubwo Yesu arirebera agakora. Haleluya. Hari ukundi kuboko kw'Imana kugiye gukora ku buzima bwawe. Abantu babishaka batabishaka, hari ukundi kuboko kw'Imana. Tera haleluya nimba uri kubyumva. Haleluya. Haleluya. Yesu ngo nuko arababwira ngo nimumuzane. Impamvu yababwiye ngo bamuzane nuko nubundi niba bari batumye atamugeraho, niba bari bamukingirije, niba bari bakikije Yesu bituma uwo muntu atamugeraho. Arababwira ngo nimumubwiraze. Haleluya. Yesu araguhamagara umugoroba. Reka umugoroba ku buzima bwawe uze gukorana n'Imana. Reka umugoroba uze ku mugoroba w'igitangaza ku buzima bwawe. Ubu mugoroba utegeze kubona mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Hari icyo Imana igiye gukora kubera ko wemeye gutera intambwe ukaza aha hantu. Ngo nuko ngo Yesu aramubaza ngo urashaka ko nkugirirane? Niryo jwi ry'umugoroba ndi kumva. Hari ijwi ndi kumva rivuga ngo urashaka ko Yesu akugirira ati. Haleluya. Icyo usubiza nicyo kiri bube. Icyo ubwira Kristo nicyo kiri bube ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu ajya yirengagiza ibyo bakuvuzeho. Yesu ajya yirengagiza ibyo bakubonaho. Uko bakubona siko Yesu akubona. Uko bakubona siko Imana ikubona. Haleluya. Arakubaza ngo urashaka ko nkugirirane? Yesu nashimwe cyane. Tugiye kubwira Imana ngo Mana turashaka kutugirira gutya. Ufite ibyawe mu rugo rwawe, ufite ibyawe aho uba, ufite ibyawe mu muryango wawe, ufite ibyawe hepfo no hirya, ariko Imana hari icyo ishaka ikura ku buzima bwawe. Haleluya. Ahantu turi hari icyo Imana ishaka kudukorera. Hari icyo Imana ishaka kudukorera. Reka duhaguruke twese dusenga Imana. Tubwire ngo Mana abantu baradutangiriye, abantu baratwitambitse, abantu batuvuzeho, abantu batumye tutageraho twakagombye kugera. Ndetse hari impamvu Satani yazanye ku buzima bwacu zituma dutinya kugeraho ugere. Ariko Mana twahaguze, uyu mugoroba twahageze. Haleluya. Wahaguruka ubwira Imana ngo Mana ndagukeneye ku buzima bwacu. Imana hari icyo ishaka kugukorera. Imana ishaka kugukiza iyo ndwara. Imana ishaka kugukiza ubukene. Imana ishaka kugucira iyindi nzira. Haleluya. Imana ishaka gucukura kandi kariba kugira ngo ubashe kuvomamo. Imana ishaka kuhindura umuryango wawe. Imana ishaka yuko ibyari byanze bikoreka ku buzima bwawe. Haguruka dusenga Imana. Haleluya. Ngo aho abandi bageze bagapfa, iyo nageze nkabaho. Aho abandi baciye bagapfa, niho nanjye naciye nkabaho. Aho abandi baciye bagapfa, niho nanjye naciye nkabaho. Aho abandi baciye, niho nanjye naciye nkabaho. Aho abandi baciye bagapfa we, niho nanjye naciye. Ntabwo nzi ibihe uri gucamo, ntabwo nzi iminsi uri gucamo, ariko Yesu arayizi nawe. Yesu aza aho uri guca. Mubwire ngo Yesu ahantu ndi guca ndaharambiwe. Mubwire ngo ibi bihe ndimo ndabirambiwe, iyi minsi ndimo sinyishaka, kugira ngo ndangize umwaka nshima. Haleluya. Bwira Imana mbere yuko dusenga twese. Ubwira Imana ngo nanjye nkeneye ko hari ibintu byanjye bikoreka. Senga Imana bucece. Yesu nyiribishye. Mana turagushimye.
mana turagushimye ugira neza mana turagushimye kuko ushobora byose iminsi yanjye mana turagushimye kuko uhindura amateka y'ubuzima bwacu turagushimye ko hari byinshi ujya utubabarira ku buzima bwacu wabishaka ibintu byahinduka wabishaka amateka yacu yahinduka wabishaka ineza yawe yaza ku buzima bwacu wabishaka gukora kwawe kwagaragara wabishaka hari ibyahinduka ku buzima bwacu wabishaka abasore bakubona wabishaka abakobwa bakubona abamama bakubona wakora yesu nyir'ingabo tugwaye ikaze na karibu amasaha tugwaye reka imbaraga z'Imana zikore ku buzima bwawe bwira Imana yibwire ngo mana byari byanze nari nihebye nari mbivuyemo ariko umugoroba mbigarutsemo uyu mugoroba ndagarutse bwira Imana ngo byari narigeze aho bicaye aho bidacika aho natambuka aho mbona ntanzi ariko umugoroba bwira Imana ngo mana ndakubona bwira Imana ngo mana ndagushaka bwira Imana ngo mana nanjye inkorera mana nanjye ngirira neza hari neza y'Imana igaragaye ku buzima bwawe hari neza y'Imana ishobora ku buzima bwawe senga yibwire nta muntu uri hano wabwira nta muntu uri hano wabwira umuryango wawe ntiwawubwira ariko Imana wayibwira bigahinduka uyu mugoroba turamagaye imbaraga z'Imana uyu mugoroba turavuga gukora kwawe uyu mugoroba turavuga gukiza kwawe Mana nyir'ibihe byose Mana ugira neza ubuntu bwawe reka buganze dusengeye umumama uri ahantu dusengeye umugabo uri hano hantu dusengeye umusore uri hano hantu dusengeye buri muntu wese umwana mutoya umukobwa uri hano kora nyir'ibihe kora nyir'ibihe kora nyir'ingabo Mana dukurodese bayibisikrere vovo imbaraga zawe turazihamagaye imbaraga zawe turazishaka imbaraga zawe turazikora Mana kora ku bamama ibyari byanze bihinduke kora ku bakobwa kiriya kibazo gikemuke Mana turasenze reka ineza yawe iganze reka ubutware bwawe bugaragare